Papa SAVA yaciye amarenga agiye gukora ubukwe. Niyitegeka Gracian ni umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda uzwi ku izina rya Papa SAVA, akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime ikunzwe cyane yitwa Agiye. Gracian kandi akunze kumvikana mu ikinamico zinyura kuri radio, aho akina mu itorero indamutsa za Radio Rwanda, umurage ukwiriye u Rwanda, zirara zishya ndetse n'izindi nyinshi. Si ibyo gusa kuko ni n'umusangiza w'amagambo, akaba ari n'umutahira. Inkuru ikomeje kubica bigacika nuko Papa SAVA yeruriye mu marenga akavuga ko ubukwe bwe buri hafi, ndetse ko hari n'abamaze kumutwerera angana na miliyoni 5. Gracian yakomeje kugenda avugwaho n'itangazamakuru kenshi, akavugwaho kuba mu rukundo n'abakobwa bagiye batandukanye kandi banyuranye. Gusa ibyinshi byabaga ari ibihuha, aho yavuzweho kuba ari mu rukundo na fofo, uyu nguyu yakinaga muri Papa SAVA, akavugwaho gukundana n'uwitwa madederi nawe wakinaga muri Papa SAVA. Ubu ngubu ugezweho akaba ari uwitwa ashobora kuba ari nawe baba bagiye kurushinga. Mbibutse ko nubwo Gracian ari umustar uzwi cyane, ni umwe mu bantu badakunze gushyira ahagaragara ubuzima bwabo bwite. Mu gihe gishize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye inkuru z'ibihuha zivuga ko Papa SAVA yakoze ubukwe, ndetse hanagaragara amashusho y'ubukwe, ariko byaje kugaragara ko iyi nkuru yari igihuha. Uyu musore w'imyaka 45 ni umwe mu basitari mu Rwanda bakuze cyane batinze gushaka abagore, ndetse abafana babo bayirirwa babwira bati nimugire mushake. Hari n'ababemerera bakababwira bati mureke tuzabaha amafaranga nimushaka. Muri abo bantu twavugamo Irunga Longe ufite imyaka 52, Rugangura Axel umunyamakuru kuri Radio Rwanda, ndetse harimo na King James umuhanzi w'imyaka 34. Gusa Papa SAVA we yabishimangiye, avuga yuko intama itigeze imukandagira kandi ari muzima. We wabishaka wabyemera, ikizima nuko we abizi yuko ari muzima. We na muganga we barabizi neza kandi barabihamye yuko ari muzima akora. Igisubizo natanga nicyo mwe mwahitamo. Hari abahita bavuga ngo nga mugabo n'indaya, ngo nariyemera nta buriya nikanagira. Nigahagurugisha abarimo kureba ubutumwa ndi gutanga. Ubutumwa rero ndi kubaha ni ngewe Gracian. Yakomeje avugira mu marenga ko afite ubukwe vuba ahangaha cyane, nk'uko yabyeriwe mu marenga mu kiganiro yajyanye n'umunyamakuru w'inyarwanda. Iyi nkuru yashimishije abantu benshi, dore ko bakunze kumubaza impamvu atinda gushaka umugore kandi nta kintu na kimwe avuze. Ngibyo byiriwe ku mihanda.